Igitangaza gikomeye cyane uzabona mu buzima bwawe ni imyumvire guhinduka. Uko ubona icyo kintu kiba cyo. Iyo ufite kwizera kuvuga ngo iyi situation nzayivamo, uyivamo. Iyo ufite kwizera kuvuga ngo iki kintu kizanyica, kirakwica. Imitekerereze yawe nicyo gitangaza cya mbere gikorwa mu buzima bwawe. Muranyumva tore? Uko ufata ibintu niko biba, nizo mbaraga Imana yaduhaye. Rero niyo mpamvu ugomba guhesha Imana icyubahiro mu kintu cyose, kuko aho harimo imbaraga zo kurema. Ntugakore ikintu kitarimo inyungu z'Imana. Ntugakore ikintu kidahesha Imana icyubahiro mu buzima bwawe. Imyumvire yawe, imitekerereze yawe yakubujije byinshi. Urinze ugeze imyaka ingana gutya warishwe n'imyumvire. Nje nshobora kubona ikintu ukavuga ngo ni cyiza, uyabukibona ukavuga ngo ni kibi, biterwa n'imyumvire. Turabona umuntu abantu bashima ngo ni mwizuni, ngo yewe ngo ngewe ni mubi. Ni mutwe wawe nguwo, ni ibitekerezo byawe. Ni ukuvuga ngo uko utekereza ni kuri.